bakunzi ba Crediamo TV rero nagira ngo muri kwiyumvira yuko nta kintu na kimwe dufite cyo kwitwaza cyo kuba twavuga ngo ntabwo dushobora gukorera Imana. Niba umuntu uvuga yuko akora akazi kangana gutya, araririmba, arabwiriza, kandi ngira ngo murimo muramureba, ndetse afite umugore, afite n'abana bane, abana be bameze neza, umugore bameze neza, urugo rwe nta kibazo rwose. Mubona yuko Imana hari ibyo igenda ikora. Vianney, ni ikihe kintu wabwira abantu bavutse bafite ingingo nzima ariko bakaba badashaka gukorera Imana? Murakoze. Kinabwira ku bantu bavutse ari bazima, icyo mubwira nuko bagomba gushikama ku Mana, kuko Imana yabaye amaguru yose. Nkanjye nawe yose nashikamye ku Mana. Wigira ubwoba kuko Imana irahari. Mwamuraye Imana irahari, mwamudafite amaguru n'amaboko Imana irahari, wabuhumye Imana irahari, utavuga Imana irahari. Icyo nzi ko Imana akira yatuteganirije, Imana izatwagura nkuko nanjye yaranyaguye, yamaye mukumbi nyobora itorero shingiro rya Kamubuye, ndi perezida. Imana yamaye icyizere, muhume nabi, Imana izabagira neza, izabagura. Imana ifite byose, nta kibuze. Bakunzi ba Crediamo TV rero, hari aho avuze yuko ari perezida w'itorero shingiro. Ngira ngo mu itorero ry'Abangilikani mu Rwanda hari ibyo bita amatorero shingiro, nibyo mu Gatolika bita imiryango remezo, ni ibihande. Mu Badivantiste ngira ngo babyita ibihande. Nizera yuko rero umukristo udukurikiye asobanukiwe neza yuko uyu mugabo wicaye ahangaha akorera Imana, kandi nawe ushobora gukora nta kibazo. Hanyuma tujye ku ruhande gatoya dusoza, ariko tutarajya ku ruhande. Ako kantu uvuze mu kanya ko kubwira abantu yuko bagomba gukomera bagakorera Imana nta kintu bazayiburana, ngira ngo ukabwiye abakristo, sibyo? Abakristo. Hanyuma ndagira ngo umbwirire n'abantu nanone bari kwivuguta mu byaha, badashaka kwakira agakiza, kandi bafite amaguru mazima. Amaguru bakayakoresha bajya kwiba cyangwa bakubita abandi imigeri babakura amenyo. Abantu hariho abajura, hariho abicanyi, hariho abasambanyi. Abo bantu bo batebereye mu byaha, bo urababwira iki kugira ngo tubone kujya kuri abo? Kandi nari mubwiye ko kujya ku musozo. Murakoze. Kinabwira nuko bava mu byaha bakakurikira Umwami, bakareka kwivuguta mu byaha, bakava mu byaha byo mu kabari, ibyaha byo kurara ijoro, ibyaha byo kunywa urumogi, ibyaha byo kwifata nabi, bagakurikira Yesu. Yesu niwe Mwami n'Umukiza, bakamerwa neza, bagahaguruka bagasoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni intwaro yacu, niyo iduhembura, kuko ijambo ry'Imana niryo rifite ubushobozi, niryo dukurikira, niyo mpamba yacu. Nta kindi twakwitwaza ijambo ry'Imana. Nk'uko nawe uteraniye aha, Imana ibagire neza, muhinduke, mukurikiriza Imana. Mwebwe bakristo mukurikira Imana, bayobozi, bavuga butumwa, bapasitori, mukurikira Imana, mwigisha ijambo ry'Imana neza, mwigisha ijambo ry'Imana ibi biri ku mutima, kugira ngo abantu bahinduke, tuvuge iby'ukuri, iby'Imana dusizemo, tutacisha hirya no hino, kugira ngo Imana ibashe kutujya neza, abantu bahinduke, bakizwe. Turashimiye rero bamwe mu bintu bitandukanye. Crediamo TV, ariko turanagushimiye nawe Vianney kuba wemeye kuduha uyu mwanya tukaganira. Amen. Kandi Imana iguhe umugisha. Bakunzi ba Crediamo TV rero, turashimira abamaze gukora subscribe, tunakubwira wowe utarakora subscribe kugira ngo ubikore.
izi nkuru dukora zijye zihita zikugeraho tukizishyira ku online kugira ngo ujye umenya neza byimbitse ibyo Imana igenda ikorera abantu. Imana ibaho umugisha, tuzasubira.